Muraho neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'abagore batwite ariko bafite ikibazo cyo kuruka. Kuruka ni ikibazo gikunze kuba ku bagore benshi batwite, uretse ko hari uburyo karemano n'imiti y'umwimerere bishobora gufasha umugore utwite anaruka, maze agakomeza urugendo rwe rwo gutwita adahungabanyijwe n'izi mpinduka z'umubiri. Turibanda ku bintu byizewe kandi bifite ishingiro, tunareba uko wabikoresha mu buryo butekanye. Uraza gusoza iki kiganiro umenye neza uko wakwifasha ubwawe mu gihe uruka kandi utwite, cyangwa se ukaba wafasha n'uwawe ufite icyo kibazo. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ndagukangurira gukora subscribe niba ari bwa mbere ukigera kuri iyi channel, ugakora ku kazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho. Ndanakwibutsa gukora like kuko nayo ni ingenzi cyane. Kuruka ku mugore utwite ni kimwe mu bimenyetso bisanzwe abagore batwite bakunda kugira, cyane cyane mu byumweru bya mbere byo gutwita. Umugore utwite aruka mu gitondo akibyuka, nubwo hari bamwe bashobora kuruka amasaha yose agize umunsi. Hari uburyo bw'imiti y'umwimerere ishobora gufasha umugore utwite anaruka, ntiyongere kuruka cyangwa se bikagabanya icyo kibazo cyo kuruka ku gipimo cyo hejuru, maze akagubwa neza agatangira kurya no kunywa. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha umutobe w'indimu. Indimu ishobora gufasha igifu gutuza no kugabanya kuruka. Uko ikoreshwa: ufata amazi ashyushye ugakamuriramo umutobe w'indimu maze ukanywa. Wirinda kunywa nyinshi, ugenda uyanywa gahoro gahoro. Ntabwo uyanywa ngo ni uko ugize inyota, uyanywa gahoro gahoro nk'uri kunywa umuti, gusa ntugotomere uvuge ngo ndahita mpaga kugira ngo nkire vuba. Ufata indimu nanone ugakatamo uduce duto duto maze ukajya utwihumuriza. Atari ukuvuga ngo iseseme irazamutse cyangwa ntizamutse, kuko icyo kibazo kiba kiriho kandi uba utazi ngo kizashira ryari. Niyo mpamvu ugomba gufata uduce duto dutoya tw'indimu ukajya utwihumuriza buri mwanya cyangwa buri uko ubonye akanya kabone, nubwo iseseme yaba itazamutse. Uburyo bwa kabiri bw'umwimerere wakoresha uhagarika kuruka cyangwa se ugabanya kuruka ku mugore utwite ni ukurya kenshi ku munsi kandi uturyo duke duke. Kurya uturyo duke ariko kenshi ku munsi bituma igifu kidatakaza ibintu byinshi icyarimwe, bityo bikagabanya kuruka. Irinda igifu cyuzuye cyane cyangwa gisa n'ikirimo ubusa, kuko byose ni bibi. Hitamo ibiryo byoroshye nk'imvange z'ibinyampeke, imboga n'imbuto zidasharira cyane. Uba ari byo ukunda kurya, ibyo bizagufasha igifu cyawe. Wirinde ko kibamo ubusa cyangwa se wirinde ko cyuzura cyane, ahubwo gihore gifite utuntu buri mwanya kirimo kirasya, buri mwanya kiri mu kazi, hanyuma nawe bizakugiraho ingaruka nziza yo kutongera kuruka. Uburyo bwa gatatu bw'umwimerere bukoreshwa mu guhagarika cyangwa kugabanya kuruka ku mugore utwite ni ugukoresha amafunguro adafite impumuro ikaze cyane. Impumuro ikaze ishobora kongera kuruka, rero ni byiza kwirinda ibiribwa bifite impumuro ikomeye kandi ipika. Ushobora kuba wakaranze byiza cyane, ariko rwa rukarango ruhagije bitewe n'ibirungo wakoresheje, ugasanga we ntabwo bigukundiye kubirya, ahubwo iseseme ihise izamuka ukajya kuruka kubera imihindagurikire y'imisemburo iba iri mu mubiri wawe bitewe n'uko iri kugenda inakora. Hari n'ukuntu ushobora gukenera kuba warya ibiryo ukabwira abandi bakaba ari bo babiteka, ariko bakagerageza kudashyiramo impumuro ipika cyane. Uburyo bwa kane bw'umwimerere bukoreshwa mu guhagarika cyangwa kugabanya kuruka ku mugore utwite ni ukunywa amazi y'akazuyazi cyangwa se ukanywa amazi akonje. Aya mazi y'akazuyazi
uba ugomba kuyagira hafi yawe ukayashyira mu gaterimusi cyangwa se mu gafurasike, hanyuma ukajya usukagaho ukayanywa gahoro gahoro, cyangwa se akaba anakonje ariko ukajya uyanywa gahoro gahoro. Ntabwo ari ukugotomera nka kwa kundi tuba tuvuga ngo tugomba kunywa igipimo cy'amazi angana gutya ku munsi, niba ari litiro 2 cyangwa 1.5 twiyemeje kunywa ku munsi, ngo tugomba kuyanywa tugotomeye tukageza tuyarangije. Oya, uyanyoye gutyo kandi utwite bihita bikugiraho ya ngaruka yo kuruka, kandi ariyo turi kwanga. Ufata amazi rero, byakunda ugafata n'akayiko k'ubuki ukaba washyiramo, warangiza ukajya unywa gahoro gahoro, ukiyegereza aho uri gukorera mu mirimo yawe ya buri munsi. Cyangwa se ugashyiramo wenda nk'akadimu gake cyane ukuntu, warangiza ukajya unywa buke buke ugenda usomaho. Isesemi irashira, urabizi udafite isesemi ntabwo ushobora kuruka, ariko isesemi yazamutse akenshi byanze bikunze kuko igituma uruka kiba gihari, no kuruka biraza. Ubwo nimba bibaye ngombwa ko uhashya iyo sesemi rero, kuruka biraza kugenda. Aya mazi kandi ushobora kuyashyiramo ako kayiko k'ubuki icyarimwe n'akaji gake k'indimu, cyangwa se ugashyiramo ako kayiko k'ubuki konyine, cyangwa se ugashyiramo ako kadimu gakeya utabivanze, kimwe nk'uko tubonye ko kubivanga nabwo ntacyo bitwaye, cyangwa se ukayanywa yonyine ariko ukajya uyanywa gahoro gahoro. Uburyo bwa 5 bw'umwimerere bubuza umugore utwite kuruka cyangwa se bugabanyiriza umugore utwite kuruka, ni ukuruhuka bihagije no guhumeka neza. Sitirese n'umunaniro bishobora gutuma umugore utwite aruka kurushaho. Ni byiza gufata umwanya wo kuruhuka no guhumeka neza utuje. Byumvikane bikunda kuba ugasanga umuntu ahangayikishijwe n'imirimo ari gukora bitewe n'intego ye yemeje gukora ku munsi, ariko no kubungabunga ubuzima bwawe nk'umugore utwite biba bikenewe. Ugomba gukora ariko ugashaka n'ukuntu uruhuka, kuko sitirese no mu buzima busanzwe ku muntu udatwite ziramwonona zikanamukurira byinshi n'uko kuruka kurimo. Urumva wowe noneho nimba utwite hari impinduka zidasanzwe ziri mu mubiri wawe, cukubiri na sitirese. Uburyo bwa 6 ushobora gukoresha bw'umwimerere buhagarika cyangwa bugabanya kuruka ku mugore utwite, ni ukurya imbuto zifite aside nk'amacunga ndetse na pome. Urumva hari aho twavuze ko ugomba kwirinda aside nyinshi, ariko kandi iyi aside yo ku gipimo kitazamuye cyane nko mu macunga cyangwa se pome zigomba kugufasha mu gihe ugira iseseme ukanaruka iyo utwite. Izi mbuto zishobora gutuma urwungano ngogozi rukora neza maze bikagabanya kuruka. Niba urwungano ngogozi ruri gukora neza, urwungano nyine rw'ibiryo, rw'igogorwa ry'ibiryo, uko ibiryo niba bamaze kubirya uko biza kugenda, hanyuma bikajya mu gifu bigatunganywa, bikazava mu gifu bikamanuka mu rura, habaho urura runini n'urura rutoya, bikazatunganywa kugeza igihe bisohokeye. Icyo gihe niba urwungano ngogozi ruri gukora neza, nta kibuza yuko utazigera ugira iseseme ngo uruke. Izi mbuto z'amacunga na pome rero jya ugerageza kuzikoresha kenshi niba uri umudamu ukunda kugira iseseme mu gihe utwite. Inama naguha dusoza rero, buri muti wose ukozwe ukaba ukorewe mu rugo ugomba gukoreshwa mu rugero, kandi niba ugize iseseme ikabije cyangwa ibindi bibazo bikabije cyane bigatuma uruka biri ku rugero rwo hejuru, jya kwa muganga, kubera ko hari indi ndwara birenze kuruka, iyo kuruka nyine ku mugore utwite, indwara nyirizina ifite irindi zina ryihariye tuzarebaho mu cyiciro cy'imbere, kuko nayo igirira umudamu utwite nabi. Iyo bikomeje cyane iyi miti ntigufashe, byanze bikunze haba harimo ubwo bubazo bw'ubwo burwayi bushingiye ku kuruka ku mugore utwite, ugomba kujya kubyivuza. Umutobe w'indimu nawo cyangwa n'ibindi byayi byose bishobora kugira ingaruka iyo bikoreshejwe birengeje urugero. Niyo mpamvu umuti wose ugomba kugenda ku rugero rufatika. Murakoze rero, nizere ko twabanye amahoro. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa inyunganizi, twandikire muri komenti. Niba hari ikibazo nabwo kandi twandikire muri komenti. Hari n'ubwo wakumva ushaka kutwungura ibintu bitandukanye, watwandikira muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp 0788 73 78 10.